urategereje aho mwavuganye niho wicaye utegereje icyo uzavuga mu cyumba cyo hejuru icyumba cyo hejuru niwutegerereje actually nirangiza kwiga nagerageje kongera kurapa nyine muri buryo bwa gospel after nyuma yo kumara guhogoza wari wandika ikintu ukumva ni wowe noneho ubyumvise ko ari ibi kurushaho noneho ukibaza noneho urabibaza umuntu wajya kubyumva noneho ikuntu yabyumva 2017 yajyana nakoze akaririmbo ka gospel kasohoka 18 nkora indisi yasohoka 19 nkora indisi yasohoka urakunyotewe ureba hejuru uguruye ufite ibyiringiro gusa warumagaye uteze amatwi yo wumviriza urategereje aho mwavuganye yo niho wicaye utegereje icyo uzavuga ibyiringiro byawo byose ni wowe Yesu yo ni wowe wenyine wabashije kwizera kuko iyo ugutabaje urawutabara urategereje ntucogora urategereje aho mwavuganye niho wicaye utegereje icyo uzavuga mu cyumba cyo hejuru icyumba cyo hejuru niwutegerereje niwutegerereje icyumba cyo hejuru aha niwutegerereje icyumba cyo hejuru niho wicaye utegereje icyo uzavuga mu cyumba cyo hejuru. Yes, the Gishas people. What's up guys? Mumeze cool, mumeze neza. Nizere ko ibintu ari fresh sana.
no today ni ya day ya vibe nabwiye ati every day no kubazanira ibintu bishasha umuntu mushasha impano nshasha ubumenyi bushasha hano kuri mic muri kumwe na Dave La Vida Lix Mr Fuego Mr Vibe Mr Carbon Mr Bombo Clan. I do what I love and I love what I do. First and the best in the cross, no one shall pull me down the line of Judah. Umeze fresh. Hano sifono ndi mutumirwa rero sasa mutumirwa gospel man bamwita Allan. Allan ni umuhanzi wa araramya. Yes, afise song nyinshi yagiye akora hari Capernaum, hari Jerusalem, hari urategereje ni nyinshi cyane gose gusa ndibaza ko ndavuga byinshi kuri we by the way nagaseke twafitiye gafundikiye. Bena mbere kwanza ndibaza kwanza nashaka kumuzumiga kwanza mukora kuna ni poga from. Poga in Christ. Umeze neza papa? You're welcome kabisa. Yesana muri kumwe na Gisha TV. Tugutumiye hano nk'umu gospel man ndabizi neza yuko ufite byinshi byo gupartager like urugendo rwawe muri uyu muziki ni testimony ndibaza ko dufite testimony nyinshi zitandukanye. Yes, imbere yuko mvuga byinshi rero sasa urahawe kaze kwanza urashobora kuramutsa abakunzi ba Gisha TV ukagira icyo babwiye first. Ndabasubije mwese muri. Yes. Imana bamugisha. Nishimiye kubana nawe. Wow. Bamwita Allan. Mbere na mbere kwanza mbere yuko mvuga ikintu cyose urashobora kugenda kuri channel yitwa Allan following ugire subscribe ugire like man nibi akora ibintu bya fresh sana ndabizi kuzofashwa cyane gose. Mbere na mbere yuko dutangira ikiganiro Allan. Yes, genda kuzi vraiment umuramyi mwiza kandi ibintu bihangano bya gukora je biramfasha cyane gose. Yes, ariko mbere na mbere nashaka kumbwira ati ese Allan ni muntu ki? Allan ni nde? Allan yavukiye Allan yani avuka mu muryango umeze gute? Allan ni umusore ufite umufasha umwe ari umwuka wera negereje wa kabiri hanyuma Kristo mvuka mu bana bane ndo wa gatatu. Yes. Hanyuma abahungu batatu n'umukobwa umwe kwa muri abo bakobwa benshi umukobwa umwe ariko twese turabaririmbyi. Wow. Kuri wacu niba bitangiye kera nkurikiraho Petit Frere wanditse indirimbo za nyinshi azi kwandika cyane kundusha. So na sister wacu yivaga muri korali ariko wabivaho. So turashimana ikindi Sengera Restoration Church Paruwasi ya Kicukiro ndo aribyo. Wow. Hama waruvuze ngo uri umwana wa kangahe muri abo? Gatatu. Umwana wa gatatu. Mwese mukaba muri abahanzi? Grand frère ni umuhanzi wa gospel yitwa Shongore Mensa. Hanyuma nanjye Tibrere ni uvuga ubutumwa bujyanye n'ubwiriza. Wow. Twahamugisha niko mwapfuriye mu ariko abacyengira n'amatsiko nimba uvuze yuko abo muvukana bamwe ari abahanzi abandi nabavuga ubutumwa none tunibaza ku bavyeyi bawe nabo abavyeyi bawe bo almost papa ntabwo yarakijijwe ariko mama we yarakijijwe. Ariko papa yakundaga music cyane kera twari dufite tape z'abantu barimba blues country kera ku tape bajyaga bashyira mu radio. Gitondo rero papa yabyikaga ashyiramo tukumva abitwa Brian baririmbaga ama country ba kera Jackson twarakumvaga cyane bifite amabombo yabo menshi twumvaga rero nyeka yuko papa ntabwo yaririmbye mama ntaririmba nyeka ko ariko twakunze umuziki gusa ko no gukora muri church Sunday school usanga wisanga muri korali y'abana ngenda kumusukura. Yes. None ukiri ngaho rero umbwiye yuko ngo wakunda kumviriza ba Jackson bandi none ni gute right now nk'umuhanzi ukora gospel kandi numva ukuntu kera wakurikirana abantu bakora profane byaje gute wisanze gute kugira ngo byagenze gute kugira ngo ukore gospel? Ubu natangiye ni umuraperi. Wow. Natangiye ndi umuraperi ariko ntari indirimbo z'Imana. Urumva nakoze indirimbo ya mbere 2011. Yeah. Nibwo nari ndi muri secondaire ya mbere. Nibwo nakoze indirimbo ya mbere yitwa Impanuro. Ndagenda mu star ku kigo. Nakoraga sakira numvaga nzaba
umuraperi kigeragezweho Tough Gang Tough Gang. inzozi z'abana benshi zari kuba nka Tough Gang icyo gihe hanyuma nanjye muri ibyo ariko aho nakijwe 2017 ndangije secondaire nibwo nisanze mu kuri Imana ko na join the worship team actually nari nijijwe ariko nyine arakuntu wikijwe udakijijwe by'ukuri aragakiza uhabwa n'ababyeyi ko bakujyanaga gusenga buri munsi Sunday school ariko n'agakiza kawe guhura n'Imana kwawe my turning point yanjye rero yabaye ndi muri ndangije secondaire nibwo kuba n'ugiye cya secondaire mbaga indirimbo za Sakira tutimba twinshi ku ishuri abasitari bo ku ishuri then aho ndangije kwiga rero nisanze muri worship team nyine nkorera Imana nuko byaje turetse kajya gakiza uvuze ngo ushobora kuba ukura warahawe n'ababyeyi ni gari witahuye ku buryo bwati okay nanjye nk'umuntu mukuru ndafise kumva no bamo bino bintu ndabikunze kandi ndabitahura nzi neza ico ndimo byaje gute wafashe uwo mwanzuro gute ku buryo kuko ndabizi hari abana benshi usanga baravukiye umujya mu kijijwe bajya mu Sunday school ariko ugasanga friend of bagiye mu bintu bitari byiza byo hanze y'ubwami bw'Imana ariko gute wewe washikamye muri ivyo bintu ufata umwanzuro nk'uwo actually kuri ku ishuri urana ibintu byinshi natryinze kubiyobyabwenge kugira ute ariko naje gusanga nta mahoro ngeze mbibona nizwa rero ngewe gukizwa kwanjye nayo nyine rukundo rukimana nyine kumva nkunzwe atari kuvuga ngo ni urukundo ruhinduka ko numvaga nyine nari nyine amahoro ikindi naje nsanga abo twakoranye bamwe barakijijwe bazi gucuranga gitari baririmba muri korali ndabuyacuranga nzi ibyo ndangije nyine ngira ishyaka gutya ariko noneho ijwi ry'Imana ryanganirije ndyamye rambwira Allan ko nari umuntu mubi mu by'ukuri Tay Allan ubuzima buzagenda gute uzakomeza kuba muri ubuzima bwo kunywa ibiyobyabwenge ko dusubira inyuma gato papa yishwe bamurugiye mu nzoga arapfa so ijwi ringarura ibyo bihe byose yambwiye se uzakomeza kuba muri ubuzima background yawe imeze gutya so ndavuga naje kwiga no nshaka kuba rasta nayo mfite umusatsi mwinshi nshaka gushyiraho dread ndangije ndavuga okay ndabikoze nkiri ku ishuri ndogosha hanyuma nuko nakijijwe ngeze no mu rugo nsanga abashuti banjye bamwe barakijijwe hari famille twavugagamo twari gibo famille actually niyo yafashije cyane yari abajene tungana bakunda Imana bajoininga gutyo nyine nasanzwe nyirimo ariko nibwo navuga ko n'abajoininze byishimwe none ko bazaga kunjyana abashuti bankura abihisha ariko icyo gihe natangiye kujya nijyana biramfasha cyane akora so mu by'ukuri agakiza kanjye kaje muri 2017 nibwo na 2017 nibwo na my turning point yanjye nibwo navuga ko yabaye wow cool hama none watubwiye ukuntu nyine wakijijwe wafashe umwanzuro ariko n'izihe mbogamizi wahuye muri ivyo bintu like nk'ubushokoro usaba abajama benshi mwari muhuriye mu bintu byinshi nyine byarakuroye kugira ngo ushobore gusiga genge yawe cyangwa abafriends bawe babifashe gute amahirwe nagize nakijwe nyiri ku ishuri ko nibwo bw'ijwi ryanganije umva twabaga sinzi uko navuga ngo ubuzima twabaga muri ghetto bazi ngo twiga tuba mu kigo amagafi yose nta bintu ntagerageje kunywa ubu buzima twari tubayemo bwari hatari kabisa uba ufite ngenge nk'uko twari dufite click ya danje tugendana so ndahenda ngo no what ngire ndashaka guhinduka icyo gihe ndogosha ndabwira rero ntabwo nzagura inzoga ntabwo nzagura itabi ntabwo nzagura urumogi ahubwo icyo njye nzakora nta kindi uzajya usonza muri mwe ajya ambwira turi gusangira ibiryo so aho nibwo nakijijwe kigiye narakarara byata n'Imana nandindaga bagagerageza batemaga abanyeshuri b'abashuti banjye ku ishuri bakabirukana Imana ikamishira yangiza abo njya gusaba imbabazi Imana amaye icyo gihe ndimeye umutima nubwo ngenda na umutima wo guca bugufi njya gusaba abayobozi b'ikigo imbabazi atari uko nabakoshereje ahubwo ugiye ubwanjye numva nkwiye kujya kubasaba imbabazi
tugenda nasaba imbabazi abayobozi ba prefe ba animatrice ba animateur gusa imbabazi ku bw'ibihe twabanye mu bitari sawa barishima baranafasha ku cya kigo cy'abadive baramfasha nyine bambera abayobozi beza so aho ndangirije kwiga rero urumva akenshi genge mwarahuriye ku ishuri mufite ahantu muturuka hatandukanye bamwe baranyagisenyi abandi bari twari duhuriye twiga mu ruhango urumva twari duhuye nawe ugeze n'ahantu inshuti zirahinduka so ngewe byaramfashije cyane kuko izo nshuti ntabwo twakomezanyije zari zifite aho zituye hatandukanye ahubwo nahise nisanga muri uwo muryango nakubwiraga ibigo family so nuko byangendekeye kubareka byaranyoroheye kuko twari tukiri kumwe so none muri urwo rugendo rwawe n'izihe mbogamizi basi zatumye wumva umenga ibi bintu none kumenga biragoye no bivamo cyangwa ugasanga ntiwashaka kubivamo ariko ukoza agashitsi nkaho umenga ubisubira inyuma ukuntu ngewe sinabwo kunasubira inyuma kuko natangiranye imbaraga za Tay natangiye umva natangiye mbinyotewe cyambere nanyotewe urukundo nanyotewe inshuti zitari zo kuvuga ngo turakundana kuko mbona ejo uzangurira nanjye nkakugurira ngeze hanze rero niba yarakubwira nahasanze inshuti nyinshi cyane muri gospel mu muryango wa gikristo zimba hafi ikindi tuba inshuti nkaho tumaze igihe kinini tuziranye twaraganiraga tukageza nka saa saba z'ijoro saa munani ni kumwe n'abashuti banjye umva byari ibihe byiza cyane byari ibihe byiza tugasangira ugasanga wenda dusangiye capati turi nka bane tukayigabana urumva umunezero n'ahandi hantu bashoboraga kubona kuko turi inshuti mu buryo butangaje sinigeze ntekereza kuba nasubira kuri ibyo bintu kuko no kuvuga inzoga n'ikitabi ubusambanyi ishobora ibintu bitabaho uko nyine nari ndyamye ijwi ringaniriza mbyuka nsubira mu kigo nabaga muri ghetto ngiye nahise mva muri ghetto njya mu kigo turi hafi y'ukuri cya leta njya mu kigo sinongeye kugerageza ahantu inzoga itabi ibindi byose sinongeye ahantu mwese kugeza na n'ubu kari kugeza iteka ryose so n'imbaraga z'Imana ntabwo navuga ngo nigeze ngerageza gusubira cyangwa se kongera kubikumbura kuko nari mbonye ikindi kintu kiruta ibyo nari mfite bivuze yuko nubwo wari gusa ndibaza yuko muri urwo rugendo rwawe rwo gukizwa ugitangira kuko biba bigoye cyane rwose nibwo ukibivamo ntabwo wigeze wumva umenga uragize itaki uragize inyota yo kumva basi wofataho na gatoya sinzi imbaraga Imana zimereye icyo nzi ni uko sinongeye kubirotaho n'ukundi kuko nari nyine nakubwiye nakijwe nyine amahoro muri njyewe ariko numva nimba nabyita nk'ibiteraniro byabereye mu mutwe ukumva ufite nka concert ukumva nyine ufite akavuyo ufite nk'ibintu nk'amadebe bari gukubita ukumva takinimbi ukumva ufite nk'ibintu byinshi biri kubera muri wowe utabasha gusobanura aho nakirijwe rero Imana yisima amahoro mu buryo ntabasha gusobanura kuko nakirijwe ndi ku ishuri nari umuntu wirata mu by'ukuri ntabwo navugishaga umuntu ndusha ishuri haba umuhungu haba umukobwa noneho nyigikizwa ndetse nanjye kubyina bya drama bazi umusiziye mu waro twika wiyemera abantu bose nanjye kubyina drama nanjye kubyina n'abana muri tronkome urumva twabyita guca birote nahise mbona kwishimana n'abantu uruta babana bakaza bakajya baza kwita kuri class yanjye nkaza bakambwira ubusa ariko nyine byatumye nyine numva ngize ubundi buzima ntigeze ngira so byaranshimishije cyane kuruta ibyishimo nagiraga hari mbanza aribyo byanshoboje n'Imana kandi ariko ni kwambika imbaraga ikagutsimbutsa ikintu kugira ngo ejo utazikubita ku gatuza ngo hari ukuntu nabigenje ngo hari step naza ama step bari atari hama dusubiye gato inyuma mbere yuko ukizwa watubwiye ko muri introduction ukuntu ngo wahoze umuraperi mbere yo kuba umuramyi eske wabaye umuraperi
nyuma yuko ukizwa cyangwa wabaye umuraperi imbere yuko ni kera wamaze gukizwa narapaga mbere yo gukizwa imbere yo gukizwa niga urumva nari ndi muri primary mana yagiye impuza sinzi ukuntu byagendaga niba nabyita imana ndi muri primary sinzi ukuntu ndi mu wa gatanu primaire nahuye na Rafiki washobora kuba atanabyibuka Rafiki arambwira ngo nutsinda uzaze ngukorere indirimbo kigenda tsinda so mujyana birote arambwira oya komeza ugerageze basurangiye segonderi ntabwo nciye ingufu urumva nyine we yangiraga inama yo kwiga kurusha kujya mu bintu bya nari gatoya byataye mu wa gatanu primaire nawe byibaza mfite kazini wanjye wari ukuze cyane akayabona nyine ndabikunda anshyira indirimbo ya mbere 20 kujya muri studio byari bitangaza icyo gihe nayigendanaga ku gasede bayibaga kuri sede nyine gakora amakopi nkangahe ukayiha umubyeyi akayikubikira ukayibika gutyo iki gihe nagiye no mu isango na muzika igihe cyari studio ntabwo ushobora kuba bazi mu isango na muzika byari bigenze kuri radiyo noneho abantu wanganaga gute nari flying nari ngeze mu wa mbere segonderi njya ku isango nubaga mbaye n'umuntu ku ishuri noneho barahamagarana Allan ari kwira urumva rero naho ngaho nyine byagize birakomeza ariko nyine byaje biri mbere yuko nyizwa sasa iyo first song wakoze urayibuka ndayibuka ariko yitwaga gute yitwaga Impanuro ndacyanayifite ntabwo baduha kapirasi kuri baratubaniye reka tuvuge ibindi tuvuge Kristo kuri ari mwiza nayo just like testimony so ariko urumva ko yari Impanuro ndibaza ko atari actually yari yagiraga urumva abantu bose bazaga batanga impanuro urubyiruko muri kiyobyabwenge ejo ugasanga nibo bafunze ibiyobyabwenge mureke akoze bagisha TV vraiment iyo ndirimbo jene yamatsiko sinzi mbonoko ntabwo kuri YouTube rwose gusora cyane kuri set wahe nyifite muri telefone ukora yibitse ku buryo n'ubu kifise zangishwe byarubanye ubwo tumabara sindirimbo yakoze ya mbere yitwa Impanuro abana ni gute none uhoze uri umuraperi deje hama ubisanzemo impano yo gukuramya gute kumva kuko hari ukuntu nyine like nko kumbwira ngo bulldog kuri yakona rap asigaye aramye byagenze gute kumengana ibintu ngeze mu wa gatanu segonderi navuye ku kigo nigagaho ndashifti nkajya mu Ruhango ngeze mu Ruhango none music yari iteye imbere cyane Murambo yari abaraperi beza mbona namwe ndusha ndavuga noneho reka nangire ndirimbe biba bihindutse gutya kimwe kuko nabonaga bitazavamo nabonaga hari abaraperi beza bandusha kabisa ntabasha kugereranya nabo so nanya kuririmba noneho naririmbiye urumva ko kunyuma muri korali ari ikintu biguha nyine ugasanga nubwo utabasha guhogoza cyane ariko nyine turayimuzi kugenderamo iki gihe nta n'abaririmbyi bari baraho ngaho amakorasi yabo akaba n'ibyo yaririmba ugasanga ugiye gukora hari amastudio noneho menshi dufite amastudio agera kuri 4 aho hafi so ugasanga umuntu wese aje kubwira mfasha muri korasi nawe noneho nahise icyo kuririmba utangura kujyamo turirimbo twanjye tubiri tutasohotse ariko ku ishuri twarakubitaga kabisa ku kigo habaga ibitaramo ari sare nini ifite na stage habaga ibitaramo bakafani bajyaga baza kuririmba bagisa kinya hajyaga ibitaramo birenze kabisa iyo wabaga uri kuri stage ukaririmba bahari none niyo papa soro ufise muri ibyo bintu kuko urumva ukuntu uri umunani give up kuva school wiga primero wumva umenga urapa uririmba na cyane cyane ko batubwiye yuko role model yawe yari Tough Gang bara ya crew Tough Gang like nk'umuraperi ariko ubwiraho uhindura injyana ujya mu bintu byo ku R&B uvuye muri rap nihe target wari ufise muri ibyo bintu wumvaga ko uba umuhanzi cyangwa ibyo
sinzi ukuntu nabivuga numvaga nzaba umusitari mu kuririmba ariko sinzi aho byari kuzaba. Ikindi numvaga nkunda umuziki, nakundaga umuziki guhera kera, nakundaga umuziki byatari ku buryo najyaga njya no mu bitaramo igitaramo cya mbere najyaga cyari cya King James kera 2010 kera ndi gatoya, uva kwinjira mu bibazo nsanga abantu barasimbuka nanjye ndasimbuka nisanga muri stade imbere ntazi ukuntu bigenze. Nakundaga ibitaramo byatari za Guma nazijyaga, nakundaga music ahantu hose numvaga ngo umuziki najyaga ndi mutoya ngataha ngo bashatse baguze bagakubita agegera kiragara football, ariko nyine gasanga football sigikunda cyane kuruta music. Hanyuma rero umva iri muri secondaire bigerageza ibintu byinshi nta na papa si yahatari ufite, umva just ni ukwiye kubikora nyine, suzi impamvu bikora ariko nyine ukwiye kubikora. So no ku ishuri umva nyine abenshi twaranaga umuntu nyine ukunzwe nuko mu high school niko abantu bose bameze, usanga bagerageza gukora utuntu nyine kugira ngo abasitari ku kigo. So usanga ari ibyo ubuzima umuntu yibereyemo udafite intego, niko nabyita, kuko intego yabaga ari ukwiga. None ubu tuvugana Allan n'uyuhe muntu w'icyitegererezo cyawe muri music? Umuntu akwinspira bose sinavuga ngo ngo umuntu wese agira ikintu mukuraho, ariko abareba umuntu wese arakwinspira, anyinspira bitewe n'ibihe ndimo. Hari uri mu bihe runaka ukaba wifuza kumva uyu nguyu, hari igihe uri mu bindi bihe kumva izi ndirimbo y'umuntu yaje agufashije. Rero ntabwo wavuga ngo ntabwo navuga ahubwo wenda cyo kumbaje aho nkunda, kandi nabwo ni urutonde rurerure gusa, ariko buri muntu wese mwigiraho pe mwigiraho. Sasa none ahubwo hari ikindi kintu rero sasa mfise cy'amatsiko kuri wewe, kumva yuko wakoze rap ugakora na R&B. None muri ibyo byose ni ikihe kintu muri wewe wumva ari cyo guteza imbere? Actually nirangiza kwiga nagerageje kongera kurapa nyine muri buryo bwa gospel after nyuma yo gukora gogozi yarageje nanditse indirimbo numva ntibisona face, numva wari wandika ikintu ukumva ni wowe noneho ubyumvise ko ari ibi kurushaho noneho kwibaza ukibaza noneho uribaza umuntu wajya kubyumva noneho ikuntu yabyumva. Reka ndirimbe reka ndirimbe. Natangiye kuririmba 2018 njya gospel, abushuti wanjye witwa Keve yaranafashe cyane, yari yaratubwiye yitwa Kevin School to then amakunaza mu bakinga. Aho niho natangiye kugenda ndirimbira noneho muri Bruno na band yose. Hanyuma 2018 nkora indirimbo, 2017 yagera nakoze akaririmbo ka gospel kasohoka, 18 nkora indisi yasohoka, 19 nkora indisi yasohoka. Ariko nyine 19 na njendeze yitwa Fleo. Fleo rero nye eshana avuga ko yafunguye cyane muri bibire. Hano nahuye n'abarine Patrick bakemuki barabatoza aho ngaho barafasha kabisa. Nari down ku buryo none ibintu baririmbaga byari biri hejuru cyane, amato ari advance byose bikata hirya. Yes, abantu baruzi. So aho no batangiye kunshayingira bw'amahirwe hari ishuri ryitwa Tay Allan Music Ministry, ariko nyine ubanza kwiga. Aho niho nagiye mu Tay Allan noneho tumara imyaka 3 twiga music, yabafasha turasoza ubu ngubu ndetse neza sibe ko kwiga guhoraho. Sasa none nyuma yo gupersevera gutyo muri music urumva ko ntabwo wigeze ubivamo,
kuko hari ukuntu ushobora guhura n'ama challenge menshi muri music muri urugendo like nkuko bari kuravuga ngo wakoze indirimbo irapfa kora ya kabiri iya gatatu hari ukuntu wumva umenga ubaye uguye hasi kabisa mu bintu muri papasi zawe none ni urashobora kutubwira mu ncamake basi imbogamizi cyangwa ndavuga ngo ibyo bita haso cyangwa like testimony muri urugendo rwawe rwa music ibintu byakubayeho cyagiye biguye actually kinaje gusanga sinzi Imana n'umutima ukomeye ko kutagivinga sinavuga ngo nari musanga mwahubwo ni Imana yampaye impano ni impano gerageza gukora ikintu njye mbazi neza yuko ubwo bitemera umusejo bizemera byagakunda ubwo bitemeye n'ejo bizemera so nakomeza gukora indirimbo nyinshi cyane nagafasha abandi ariko nkagerageza gukora ariko nkeka yuko nyine ari ikintu Imana buriya ibyo bita ubutaha cyangwa se season yawe yo gutegereza ari ikintu Imana iri kudiringa nawe hari ikintu Imana iri gukora muri wowe utabasha kubona reka ngo urugero buriya umubyeyi yabwiye umwana ngo turaza kujya kwa anti umwana we ahita yumva yuko already turava mu rugo tujya mu modoka tujya kwa anti ariko umubyeyi afite ibindi mibare afite ibindi tujya gufata mama mu mujyi tujya gufata sister ye turaca ku kinama twogesha imodoka izo nzira zose rero nizo Imana ikora muri twebwe Imana ishaka kuganza kugeza ngaha ukumva n'ejo undi wenda ni ukwezi ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi bidiringa izamuza nawe wumvuze nturiya niwe uzangira umumaro cyangwa se azamuza n'undi Imana ifite ukuntu ateguye ibintu byayo ahubwo nuko twebwe hari ibintu Imana ikora tutabasha kubona tutajya tunatekereza bitewe nuko no mu gusenga kwacu amaso yacu tutayahanze igisubizo tuyahanga Kristo tuyahanga igisubizo kuko urashaka unatubwira nimba ndi gusenya Minervari nk'umunyeshuri ari gusenya Minervari warumva igisubizo ari Minervari bigatuma bimuhumya amaso n'ibyo Imana yakoze ku ruhande byakazanye iyo Minervari cyangwa se ubundi buryo Imana iri gutega kuko ntubibone mu by'ukuri so rero nicyo kintu cyamaga imbaraga cyane nasobanukiye neza yuko urugendo rwose hari ikintu Imana igenda ikora muri njyewe igenda ikora muri njyewe uko bwishwe bukeye kugeza na n'ubu ngubu ntabwo nagera ku iterambere ariko mu by'ukuri hari icyo Imana yakoze muri njyewe hari icyo Imana yankoreye yabaje kumpa inshuti z'umumaro yabaje kumuza n'abantu mfite umuproducer dukorana akora indirimbo ku buntu tumara imyaka 3 sacika intege nawe sandambirwa kandi turakora indirimbo zimwe zigashya akambwira Allan dukomeze nk'umuntu Imana yamuje nawe nshobora kutayibona nk'igisubizo kubera ko mfite ikintu nahanze amaso mfite umuproducer wa video amfasha kubona just twubatsa ku gatingo dushaka ibikoresho gusa ushobora kutageze kuri iyo terambere ukumva nyine bikaguhumya amaso kuko wasenze hari ikintu ushaka kureba ariko mu by'ukuri ibintu byinshi Imana ikora ibyo bintu byose Imana agenda yikora Imana agira guhunda ikamfungura ku maso ikabinyereka ikagenda ibinyereka so bigatuma nacika intege navuga yuko nawe ni byakanciye intege byinshi ariko nyine ndashima n'abaye imbaraga bakunzi bagisha TV ndumva iyi testimony kabisa ni iri interesse cyane gose nk'abantu baba mukora music cyangwa muzi ikintu cya music muca mubyumva gukora song guys gukora song kabadan ni ikintu cya mbere kigoye mu buzima bisaba ama sacrifice menshi kwicara ngo urateguye song uranditse song ushizemo ama melody ugiye kuyikora muri studio none uvuye ugiye kuyishootinga guys ni ikintu cya mbere kivunanye kandi iyo ubonye kitabaye done nkuko ubishaka urumva ucitse intege cyane gose ariko je ntangajwe no kufuna ngo persevere none se nta kantu wigeze upanga gukora nka album warigeze upanga gukora album album yanjye mbere actually yarahiye yose yarahiye akunzwe ya live recording so turayikora irarangira dusora coming soon ndirimbo ya mbere yari yitwa n'umuteo ndi kuririmba story ya Bartomayo yavuze n'umuteo so ni story yari interesting
interested bya atari nandi kuvuga ni isomo nakuyemo nandi kuvuga ngo hari itandukanye ryo kuba wegere Kristo no kumwegereza, itandukanye ryo kumva Kristo no kumubonera Bartuma yari ahantu yegereye Kristo yari yegereye Kristo ko se yari amwegereje ntabwo bari kuri yari yamwumvaga ibintu akora Kristo ariko nyine ataramwibonera atarabyibona n'amaso ye. So nandi kubona ni story nayo kuririmba indirimbo mbere zisana coming soon igira ite bitabishye. Album yose yari irimo amafaranga menshi irashya. Album irashya yose igwa hasi. irashya nta ndirimbo n'imwe muri iyo album yigeze isohoka. My goodness. Nani ariko nyine urumva Satani aca muri twe tunakakongorera akakubwira iki gihe producer twakonaga yise ajya Uganda undi wa video nawe yahita ajya mu bindi ubwo nyine nawo mba ndabavuze gutyo nasigara n'ibyenye Satani umva amajwi menshi ariko noneho muri kwiheba muri kuvuga iki twiyimana nambazala si byose hari uruhare rwawe ruriho wabasha kuvuga sanga abantu barwanye rwarero kuko nizo ndirimbo niwe wari wasenye Imana yazima sanga uruhare rwanye rwari uguprinting iby'Imana Imana so kwicuba bayigeza numva ahari iby'Imana ishaka gukora mu buzima bwanjye ni binini cyane kuruta ibyo twari twakoze. Ndaje nsubiza mineye nyuma nibyo nakoze 2011 nakoze 2021 nibwo nakoze album yindi album yitwa Yerusalem imininzi ubwoko bw'Imana n'indirimbo nabwiraga n'abakristo hariho urategereje avuga ukuntu nyine Imana ibwira intumwa zigiye gutegereza mu cyumba cy'ejo bategereje iminsi myinshi bikingiranye bategereza igihe kirekire so nandi kuba umutima wizo n'umwaro umeze ute waramwifuza Kristo umunyotewe wumagaye kwarashize iminsi ariko amaso yawe still cyahanga Kristo ibyiringiro byawo byo umutima byizo n'umwa zose byari biri kuri Kristo bigeranye no kuntu dutegereza twese usanga dutegereza inzira twashyizeho iyi plan A na plan B ariko yigisha nakuye mango no kumuntu agomba gutegereza mu bintu byose Imana avuga nawe utegereza nyine akode agomba guhagarara Imana yakubwiye kandi kinuka amaso yakanga Kristo ni album yabwiraga abakristo Yerusalem ni kange nashatse kumubona cyane cyanditswe Imana ivango kange nashatse kuburikira ngo kinone akode umuhundi so nanone bagira umwete wo kuza hundi umutima wawe wose Dawidi yaravuze ngo imigunzu y'intare ibasha gusonza ariko abankunda nta cyiza na kimwe bazakira imigunzu y'intare n'ibyana by'intare nibaze kugira ngo intare cyane cyabisonze ariko abankunda nta cyiza na kimwe bazakira nzagusukaho umwuka wanjye nzaba iwawe so ni album nabwiraga abakristo ari indirimbo nyinshi cyane Capernaum nandi kuvuga nyine Capernaum niho hantu Kristo yakoreye ibitangaza byinshi so hari mu rugo ha kabiri ha Yesu hari kwa Petero niwe yahuriye na Cornelio ni yakoreye ibitangaza byinshi cyane so nandi kuvuga ibyishimo bagiraga babonaga Yesu Kristo aje nk'umuntu wazuye abana babo umuntu wahagurukije ibimuga umuntu wagize ibitangaza byinshi ibyishimo bagiraga no mbihuza n'ibyishimo twe tugira kuba dufite Kristo mu mitima yacu ndavuga hashimwe izina rya Yesu zarabohotse ni album navuga ngira kwa Kristo cyane yes nyuma rero sasa yo kutubwira testimony yiwe hari ukuntu yagiye ahura n'imbogamizi muri music yatubwiye ukuntu yakoze album yose nzima irashya nta ndirimbo nimwe yigeze isohoka ariko ngaha hari indirimbo ndabona wagiye usora watubwiye ko asohoye album yitwa Jerusalem yes kuri channel yiwe yitwa Allan official Allan official urafise kuja kuraba album yiwe karatubwira hano hariho indirimbo zigera muri zitanu yes hariho Capernaum hariho Jerusalem harimo urategereje harimo yacinzira ariko ndashobora gusaba basi ukatuha akapira mu ndirimbo hano imwe wumva ukunda cyane gose zose ndazikunda okay duhe akapira imwe ngaha wumva wo herekereza n'ijya testimony utubwiye wumva bishaka gukura
yishagura tumbira umusaraba hanga amaso Kristo komeza oya ucika intege ukwizera byose birashoboka iyo mvuze yego ntawe uvuga oya iyo mvuze oya ntawe uvuga yego nasezerano na rimwe Imana yaguhaye itadasoza wowe ujya uhora witeguye kuko utazi umunsi n'igihe bizasohokeraho yaciye inzira ahatari inzira anahindura imisozi kuba amataba yaciye inzira ahatari inzira yo anahindura imisozi kuba amataba rizasora. Wow. Iyo bayita yacinzira n'indi mbere nasohoye yacinzira niyo yabanje gusohoka yes ndabibona hano ko ari ya mbere yabanje gusohoka ariko noneho iyo ihuye na testimony yo igihugu ariko ndibaza ko ari yo mpamvu wacurihera nuko nari nahereye nsohora ko Imana ikigera yanshingira ubwiko nakoranye n'abo bantu biratangaje naganije umuproducer ndamubwira nje ndashaka umwe indirimbo uwo producer yitwa Justin nakoze zandaguhetse ku mugongo nakoze za mfite byinshi nakoze ubwo amagambo yanjye ataba menshi imagine yo yakoze ni muhanga cyane ndahenda mwicaza ndambwira Justin ndashaka dukorana muri ubu buryo mfite kwizera gutangaje ndambwira Justin ndashaka dukorana ari uburyo bubiri turakora album amafaranga azavaho tukagabana kandi mu by'ukuri nta yari kuzava sizwe cyangwa se ukajya umbarira amafaranga nzakwishyura ukayambara umwenda ati album iragiye isohoka hanyuma nkazakwishyura nyuma aranyangira ndamwikiza nuko tuzakora twigende ko twasenganaga rero buri munsi ntabwo ari ubitekerezaho neza uwo umusaruro bizaba mudakeneye atuzawurebesha amaso ntabyibona ko agera mu gihe arambwira tumara iminsi ngi iwawe ngiwe kuri studio ntakora ngiwe sankorere namubwira njye ntacyo mfite cyo gomba sometimes ko akenshi amagana atike ko ntabwo agiraga Kicukiro Kimironko 20 nyine nagendaga n'amaguru ariko nyine uko yari mukuru kuri njyewe ugasanga ngira imbabazi amaye tike nazasiduka naho nganjye nta kintu mfite cyo gomba uyu mwanya ni wowe uzankorera bese araseka yasi nibwo twatangiye indirimbo yaciye inzira turi mu shooting lockdown itizamo tubitegereza shooting irangiye mu videographer nanjye ndambwira ndafite album nshaka gukora so ndanamushimiye Trezor azwi ku izina rya Du ndambwira Du rero ku gahunda zimeze ndashaka gukora na album yose kandi amafaranga agira tuzakora ndashaka kumura kandi nta ijana afite ndeba ndambwira nta kibazo ndambwira yishuye ibintu nta kibazo ndambwira nta kibazo ahanga meze draft indirimbo ngira ngo no kumbeshya niwe wakoraga ba James Ndanye icyo gihe mbonyi yarabafashaga mu bintu byinshi yari umustar kuri yari hejuru cyane n'amafaranga sinari kuzayabona kumwishyura so ngira Justin wese draft anyway turayishutinga indirimbo iri sohoka nta kintu na rimwe no shooting ari izindi zimwe zagiye nk'iyo album inakubwiye ahiye n'izindi twashootingiyeho ziri ku external birashya ndamushimira bakoze ibitangaza mu buzima bwanjye baritanze mu buryo budasanzwe aho twagiye gushutinga mu ishyamba kure imvura itunyagiriramo turi byari n'urugendo ruri interested rushimisha ariko nanone nagoye so shooting ya mu ishyamba imvura ikagwa mukiri ko murakora
nano sinakuba muri gukora gusa ntabwo muri bwuga mwe mwishyamba muri mwishyamba muri imvura igwa nyuma ikanahita nyuma bitewe n'ibiti none byabaye mwabaye mugishutinze cyangwa byarapfuye ntabwo twe turi gusetinga tuye gutangira imagine hari staff bagira bigeze ukuntu bitanga reflecting izuba yes nibyo twitwikiriye bashyiraho twari henshi ari bibiri twegeranye arakwereka amafoto ngaho twegeranye iyo ndirimbo si yasohotse ntiyasohotse nayo yahuye nyine ni test ni ibihe byiza nagiye ngira muri gukorana nabo numva nyine Imana ari ikintu gikora mu buzima bwanjye so far ndi kumwe n'uwitwa David muri kumfasha Tresora isajya mu bindi acyakora umuntu nagize umuryango ari ibindi binakora sengo cyane gusa ariko nyine byari urugendo rwiza cyane none iyo usubije amaso yawe inyuma ukabaza testimony cyangwa ibyo bintu wagiye ucamo by'amahaso uba wumva umeze gute cyangwa n'ikihe kintu wibuka cyangwa n'ikihe kintu cya mbere kica kiza mu mutima wawe yaba ari cyiza cyangwa ari kibi adono gusa n'ikihe kintu kica kiza mu mutima wawe kiza mu mutima wanjye nuko Imana ari urukundo Imana inkunda uko byagenda kose Imana irakunda kuko mbibona n'Imana aho uzi gukora ibintu ntibisohoke abaproducer bafite akazi kenshi bafite abaririmbyi benshi bakorera babakeneye amafaranga album igashya ahubwo dukomeze dukore izindi tugashutinga zikanga indirimbo nashutinze nk'inshuro ariko ibyo ni abahanzi bose umuhanzi wese waganira nawe yakubwira kandi ndimo twashutinze inshuro 3 bikanga n'ibirari seri yasohoka hari iyo twashutingiye muri iyo shyamba nandi yitwa garuka nandi kubwiye ndari kuvuga ku story y'umwana w'ikirara nahise yasohoka ari byinshi mugerageza byinshi ari n'ibireba ukavuga okay bitewe n'ibintu ushaka gukora wenda siri ku rwego rw'ibyo ushaka gukora ukaba wayikansoringa ariko mu by'ukuri wayikoze kandi mwayishura amafaranga ugasanga n'ibintu byinshi bigenda biba biri behind ariko nyine bihishura urukundo rw'Imana bihishura ubwiza bw'Imana bihishura imbaraga z'Imana kuko gukora ibyo bintu byose ntucike intege imbaraga z'Imana ikindi kubikora njye nakoraga 2018 ndeka akazi nyine ntabwo kamaga umwanya muri music nshaka gukora nyine music so ndakareka kuva icyo gihe kugeza n'ubu uheba akazi ujya muri music njya mu bintu fokasinga kuri kariyeri kumamagara ibintu bigoshobokera benshi ariko uko mushyigiye Imana yagiye inyereka ibintu byinshi yagiye inihishurira mu bundi buryo rimwe na rimwe nyine iyo ikintu kibaye ngiye mbibona mu rukundo rw'Imana cyaba gipfuye ndavuga Mana shima ko ushaka kumurikira utamu kandi ibyo umutima uko kwibwira gutyo byagiye bimpa imbaraga zo gukora ibirusheho nakoraga nk'ikintu cya miliyoni 1 cyapfa nkagerageza icy'ebyiri cyapfa nkagerageza ikiri hejuru yaho nyine byagiye bimpa imbaraga nkavuga none what Imana ashaka umurikira kinini kuruta bikansubiza imbaraga sinakwanga byabaga byanciye imbaraga ubwo bigatuma mbona ko Imana ari nziza Imana ari kwibyiza Imana kandi ikindi ni provider wacu kandi ireba iherezo mu itangiriro isi ijambo ryavuga ngo imigambi ifite ku buzima bwa ibyo yigiye kutugirira ni byiza so bitanibwira yuko ibyo wifuza kugirira ni byiza kurusha kuri ibyo so bigatuma noneho nshyiramo imbaraga sasa none you are man of faith brother ahubwo nta kintu muri wewe kigira kiza kuvuga ati ko nkora gospel nka sometimes nkashya nkasubira nkashya nta gihe na kimwe haragira hazi cyumviro muri wewe kikubwira ati kuki ntakora profane kuki ntakora sekira kariyo yinjiza ubona akantu basi binye mu buryo binyarutsemo kurusha gospel kuntu nta gihe icyo cyumviro kirazamo ku buryo wumva umenga bahindura gatoyi and then ukavuga basi cyari cyanzamo ariko naho cyaza aharirwa nawe nibagiwe impamvu ndi gukora ibintu aharirwa nawe nibagiwe
nta nibagiye aho Imana yankuye actually naba nibagiye uwundi we ko ngenda umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni gutatekereza ntabwo bishoboka byambaho usibye ko binambayeho naba nibagiwe cyane naba ndashima nshaka nabyita ndashima naba sinzi uko nabivuga kabisa. So hano ndashyeneye vraiment uho arakaririmba ndi kwibazaho cyane hano kitwa Jerusalem. Si Jerusalem wari kuvuga about what? Yeah, Jerusalem muri yo Jerusalem ibintu byinshi ariko ibintu n'ubwoko bw'Imana. So ndifuza ni rya jambo Yesu avuze ngo Yerusalemu ni kangahe ndashatse kuwundikira nk'uko imishwi imishwi yayo ariko nkundi. So nandi turi kubisoma na petit frere tubona ni kangahe Imana ishaka kutuwundikira ni kangahe Imana ishaka kuturwanirira ako nituyemere ni kangahe Imana iduhamagara ishaka ko tubamo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugerageze ibyo gukiranuka ngo naho ibindi bizaza byose ari inyongera. So ni kangahe iyo jambo turisomerwa mu macaci ni kangahe tubibwirwa ariko mu by'ukuri tukagerageza tukishakira inzira. So nayo ndirimbo yavuye no tuvuga niba ngo gira umwete wo kuza ahondi urumva turi kuyasoma tugenda tuyahuza n'ibyo bya Dawidi nakubwiye kare mu gonzo y'intare muri Zaburi tugenda tubisoma tubihuza turavuga mu bwoko bw'Imana ni kangahe Imana iduhamagarira kuza heri n'ibindi bitwongera ako ni kangahe tutirwanira nsanga kenshi tubicira inzira. So niyo mpamvu twese dukora indirimbo Yerusalemu ubwoko bwanjye iyo album nuko ntabere yajya gusohoka ariko indirimbo nyinshi yo ariho itarasohoka ariko bavuga story ukuntu itorero ryashatse kwishyiraho ikiguzi cya Kristo bitewe n'ibikorwa byacu ugasanga ibikorwa byacu by'ukuri si bigaragaza yuko twari abacunguwe na Kristo ahubwo ibikorwa byacu bigaragaza yuko dushobora kwigwanirira dushobora gupayinga cost. Ni album yose yabwiraga mu Kristo yakiburaga mu Kristo ashaka. Nashaka kuduha kapira kuri Jerusalem ko nciye no mumenga nabyumviriza. Jerusalem. Yerusalemu ni kangahe nashatse kukubundikira ariko nunkundire nk'uko inkoko ihundikira imishwi yayo uko niko nanjye mwana wanjye ngukunda ijwi ryanjye ryarahamagaye ariko umutima wawe ukomeza kwinangira kumva ijwi ryanjye erega nanjye ndababara kubona napfiye imitwaro n'abatuye bakiyikoreye gira umwete wo kuza ahondi umutima wawe wose amahoro azaba umugabane wawe nta cyago kizegera ihema ryawe nzagusukaho umwuka wanjye mwana wanjye ntuzigera wicuza kuba mu mahema yanjye imigunzu y'intare ibasha gusonza ariko abankunda ntibazagira icyo bakena nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye nzatura muri bo ngendere muri bo nzaba Imana
yanjye. Wow, wow, wow. Today is a day of show. Vibe. Yeah, man. What can I say? Kunyujije. Mugende mwirebe muyikunde. Umva ni Jerusalem by Allan. Gerard nje mu kiganiro none ntanguye gufasha. Glory to God. Ita Jerusalem urumva ko irimo message yuzuye cyane gose. So brother nje ndashaka kubaza ikibazo none iyo uriko urandika cyangwa iyo uriko urakora song nibihe bintu wibanda ko kugira ngo basi ushobore gutanga iyi message yuzuye ifise uburemere gutya ku buryo umuntu wese yumvise ishobora kumutakinga bro. Actually ngini my brother yanditse. My young brother. Ariko twandika turi storyteller. Tuvuga wenda katubwe kuri story runaka tukayivugaho tuvuge kuri biterwa na album actually twandika bitewe na album. So bitewe n'ikimane bwarezari maze kujya mu album menshi yanditse ariko ingingi yo twe tukibanda cyane kuba Kristo ni mpamvu nakubwiye twagendaga dusoma ijambo ry'Imana bareba story irimo bahita ibirimbo gusa ariko nyine ikintu ahanini ni Imana ikintu bitewe n'iboneka gusobanura mu cyanditswe uri gusoma ya revelation kuri Jordan bacyandika indirimbo sinava ngo bigenda gute nuko nakubaza ngo uko wambaye gutyo ngo byagenze bitasobanura ibintu byishura kukanya. By the way, respect to him, respect to your brother azikandika vraiment. Ni niyo onda preaching ni last born wacu. Yandika fresh sana aho uri vraiment congratulations office kwandika bien ahubwo nanjye nzogushaka one day. Nyandikire sana hama reka tuje twiyugurure kwanza tugaruke tuve muri testimony gato twe open ndashaka kubaza tubazo tumwe na tumwe nyine mu buzima busanzwe. We ready? So ndashaka kubaza eski Allan wewe wibona gute? Nibona umwana w'Imana. Nyuma y'Imana w'Imana wibona gute? So nikiyo kintu mu buzima cyawe nikiyo kintu mu buzima bwawe utinya ko uco gushikira? Kintu utinya ko uco gushikira mu buzima bwawe? Ntabihari nacitse kwa butwika none nda ose nikiwe ndakibuza wowe ni kiti kugira ngo numve ni nyakuja kure mu kawe ni nyakuja kuba kure mu kawe oye twese abakristo turabite wabajije ubuzima busanzwe kintu ninye ni inzara efo ntacurumva utinya inzara ntabwo ndayitinya nanjye ni inzara. Nk'ubu uhawe amahirwe isanzura n'ababwira ngo ndakwinjira nose papa Allan ufise umukunzi? Kubera iki? Ngiye ntabwo kiragenda sinanamubona actually ndacyafungira amaso gutya kandi ujya usanga hari kandi gukurikirana hari uriya Yesu ngo yahumuye impumyi Imana ibaza ngo urareba ubu ndareba ibintu bimeze nk'ibiti nawe ngera mukoraho abona kure nyine ikiganza cyaka. Mu Kirundi hari umugani bavuga ngo ndakibona sindagifata. Ni igicucu urumva nawe nuko urabibona ko nabyo biracyari ifu gurya. Nese nk'ubu ubaye uronsa amahirwe yo guhindura isi n'ikihe kintu wahindura ku isi? Nahindura kwikunda kw'abantu. Gute? Kubera iki? Actually twakabaye mu mahoro mu gihe tutikunda. Nyine wumva ko ibyo ufite ushobora kubisangira n'undi. Impamvu usanga n'ibintu byose bibaho no kubera kwikunda kw'abantu.
nkaba mfite wenda nkaba ntagufasha kuko nyine ndi wori y'ejo mfite ubwoba bw'ejo amafaranga mfite ndayagumana kuko mfite ubwoba bw'ejo kandi ejo si ahacu ejo si iwacu by the way ijambo ry'Imana ati ngo dukunde bagenzi bacu nuko twikunda ni sinabise umva ako kantu tobuga ugahinduye mukunda kwikunda bihinduye ndi kuba kwikunda sinzi ukuntu bitwitaho kwikunda ni self confidence kuba selfish no kuvuga ngo ibintu byose akantu keza kose ni akanjye imodoka nziza yose ni iyanjye akazi keza kose ni akanjye amafaranga aje muri company nayo yose ni ayanjye ntupartage n'abandi so ikintu nahindura mu muntu Imana impaye ubushobozi bwo guhindura ikintu mu muntu nahekuramo akantu ka selfish kwikunda cyane okay none nashaka mumbwire ni ikihe kintu mu buzima cyakubayeho kirakubabaza gusumba ibindi byose gupfusha papa nkiri mutoya yapfuye 2003 ariko ngiye gutangira private yapfuye tukimukeneye cyane condoléances papa it's okay Amani ikindi kibazo nacyo nashaka mbwira iyo wiravye mu kiyo kwa kundi uri wowe kuri siga cyangwa uri kwisokoza ubibona gute ubona kuri iki ubona ko ndi umusore nakaye nabikubwiye umusore gute umusore gusa cyangwa umusore umugabo nyine ubwaharwa nyine biraho nta bindi bintu none iyo uri muri douche ni ikihe kintu ukunda gukora usanga ukora cyane kimba kigaruka ninja douche ndirimba ngasohoka ndirimba nakinensane ko biroroshye kuko karoroshye muri concert zanjye muri douche cyane performance nzikorera so reka ndaguhe chance cyo kumbaza ibibazo bibiri nawe bishaka byose noneho game irahindukiye ibibazo bibiri cyo kumbaza ibyo ushaka byose akabazo nagiye kubaza ngira ikintu kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri kizamuka kikanamanuka kitavuye ibyo twashyizemo ariko ikintu kizamuka kikanamanuka gisanzwe kitari yambaje utwara kigenda gukomerera rero kizamuka kikanamanuka ntacyo bataho kizamuka kikanamanuka kigaragara utaza kubaga umwuka ndibaza ko imvura se imvura sirazamuka kuko ari ukuntu imanuka then ikaza kuzamuka nk'umwotsi wagira ngo ni umwotsi ni stairs escalier zirazamuka escamon cyambere umwana n'ikintu ntakiri bubashe nacyo niba icyo utakiri nta kibazo nacyo ariko tubikora ibyo bibazo bibiri baseka mwaza koroshye come on ushaka cyose hari ibibazo kera twagiraga byitwaga iriya brain teasing icyo gihe twabyita byo teasing ubwenge nyine nicyo ni kiri muri brain teasing akandi ndakabuze ariko mbwira ako karoroshye ariko karakomeye ntabwo nasubiramo kumve neza sibyo ndakavuga rimwe gusa indege yavuye mu Rwanda itwaye abanyarwanda igera muri Amerika ikora accident ubwo barapfa abandi barakomereka bakomeretse bazabahamba mu Rwanda cyangwa muri Amerika kandi ni abanyarwanda ariko yakoreye accident muri Amerika umwe barapfa barakomereka komeretse akahise akomeretse gute babahamba kandi ari bazima arapfunyikiye biragaragara ko ubizi ibyo sinzi ko iyo ntagasubiramo naringiye
bamwe barakomereka kandi cyangwa ko wakomereye iyo ntagasubiramo ndayigiye kabisa bamwe ndavuga ngo ni muri Amerika ngo ni mu Rwanda batumvise ikibazo reka nkongeza kandi kanyuma hari inka n'ikimasa iyo nka irisha itamase mu Rwanda ariko Uganda ikayigaburira iri kuri bwa butaka batagira nyiraho yabaye imyaka myinshi igira irahaka maze guhaka ibyara inyana iyo nyana izaba iy'u Rwanda cyangwa iya Uganda wibuke Uganda irayigaburira ariko igatamase mu Rwanda iyo nyana izaba iy'u Rwanda cyangwa iya Uganda mani uvuga buri niyo wa mbere mani inyana izaba ukubwiye ko ari ikimasa mani gusa ntabyo uvuze kenshi ndabivuze ngiye ko ari ikimasa ikimasa se kirabyara uburyo wabivuzemo wihuta rero sasa nubwo utakitayeho ni nka kakandi sitiri ko kawape n'abandi ntabwo nanjye ndakubaza ntabwo nabwiramo aho bro umva hariho banki hano hariho n'ibitaro byo banki irahiye ibitaro birahiye kandi mu bitaro harimo abagwayi harimo abantu bafise amanda baje kubyara banki nayo irimo amafaranga y'abaturage na leta urazi ko ari ikura inyungu nyinshi none se ngani ambulance niza kuzima izabana kuzimya Ami chega kizimyamoto ubwo yaza kuzimya ariko urusanzwe ukizi oya nuko ambulance yitsindagiye ngo niza kuzimya mpita nibaza ambulance cyangwa kizimya baziki nabirabiramo ama urashobora kumbwira mu majambo yose aka icyo bisobanura basi mbwira umugwa mukuru wa kapitale ya Dubai cyashaka kugira ngo nsirwe kugira ngo bibe kimwe bazi kazo kanyuma Dubai zo rigira kapitale ntabyo Dubai ni igihugu numvaga ari actually Dubai ni bara ibihugu by'abarabu byakoze umujyi bihuriyeho byose Dubai for sure sinzi nimba ndakeka nta mujyi wa Dubai wawe haba aka bya kunaniye aka kwita mahazana hano muri ningeje bari kwisi baramubaza ukoresheje itumanaho arabahoresha MTN ngo tugiye MTN magambo arambuye se tugwa amafaranga sanga nawe nashatse ariko je nagisubiza man MTN iriya ma isomera nti mukiri ya mwiza te turakwiba ntubimenye aradutura simpagutwaye baragufunga kuri televiziyo baho ngaho leta waba mu guragere icyo utagira ngo nivyo ntabwo ari mukiri cyo kuze sivyo dusoze rero mu kiganiro cyacu nshaka ugire amagambo makeyi ugira amajambo utekereye cyangwa advice nimba ari ubutumwa bwiza ariko amajambo make asa n'imitima yaba ariko baradukurikirana hano kuri Gisha TV ubwire ubatekereye nimba ari testimony ya don uburyo ugiye kubigenza ariko nkeneye hari amajambo usiga ubabwiye abafasha imitima wenda mu nzira zabo waraba bahanzi nkawe bakora music usanga baraciye muri ibyo by'iwawe cyangwa abandi bantu bumva bakeneye gukizwa ndazi neza yuko nawe wumvise testimony ya kera ya mbere utarakizwa ndibaswe ibyo nabiciyemo urazi aho uri bubabwire yesi ndakenera abo bantu ugira icyo batekereye baje kunsubiza bwa kabiri gusa ariko kinababwira nuko Imana n'urukundo kandi ikindi icyo yifuza nuko abantu bose bayimenya bakayizera
kandi mu kwizera Imana harimo umugisha utangaje. Niba utarayizera nimba warayizeye ni byiza. Ukuri guhari ni uko abizera Imana bazashikama no muri ibyo byago ushobora kuba urimo. Imana iguha amahoro kandi nta kitagira iherezo. Icyo nakubwira ni uko Imana iragukunda, ni myiza ku buzima bwawe, kandi ikindi isezerano ryose yaguhaye izarisoza. No matter what, ibyo waba uri gucamo byose menya ko igihe kizarangira kandi ukajya mu munezero wawe. Icyo ngushishikariza, kunda Imana n'umutima wawe wose. Nimba utarayiha, akira Kristo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabaho, ubwo buzima buzabubanamo amahoro. Ikindi cya nyuma kirushijeho gikomeye, mwese uko muri kumurikirana tuzabana mu gitaramo cy'ubwami bw'Imana. Nicyo gitaramo cya mbere kizaba kinejeje. Nicyo nifuriza buri muntu wese ukurikirana. Yes.